ndabasuhuje kandi yaba mwe n'imiryango yanyu n'ubundi mbifurije Noheli nziza kandi muzagire n'umwaka mushya muhire uzababera umwaka mwiza, umwaka w'umugisha, umwaka w'umunezero, umwaka wo kubibagiza ibyabakomereye, ibyabatumye mubabara bizakurweho ahubwo mwinjire mu bihe byiza. Imana ibaho umugisha rero kandi izakomeze kubana namwe. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho uyu munsi. Abaririmbyi bakoze baririmbye neza, ari abatubanjirije kuva mu gitondo, ari worship team, ari narada, ari no izo mu materaniro twaririmbye byose zagaruka ku ijambo rivuga ngo umwana yatuvukiye duhimbaza Imana. Ibyo rero twabiririmbye, twanabyumvishe, turanabyifurizanya tugire Noheli nziza. Turasoma rero ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3, ari naryo jambo tugiye kugenderaho mu minota mike cyane kuko muzi ko dufite igaburo ryera kandi naryo ni ngombwa. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite, bivuze bari bafite kwizera. Kwizera ni kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bitaboneka. Kwizera niryo jambo tugiye kwinjiramo. Kwizera, hano ijambo ry'Imana ratubwiye ngo kwizera ni ukumenya neza udashidikanya. Nigize kubwira umuntu rimwe ndamubwira nti kwizera kwawe kukwemeza yuko ushobora kumara umwaka utari winjira mu rusengero, ariko kuko kuri Noheli Yesu aba yatuvukiye ukumva uko uwo munsi ugomba kujya mu rusengero. Ibyo ukabyizera ukumva yuko kutajya mu rusengero kuri Noheli hari icyo wahombye. Uwo munsi n'abanywa inzoga bakazigomwa, n'abatembera bakabyigomwa, abantu bakigomwa ibikorwa bitandukanye bavuga bati nibura kuri Noheli nzajye mu rusengero, nibura kuri bonane burya abantu ntago babishishikarira cyane, ariko kuri Noheli nzabe ndi mu rusengero, kuri Pasika nzabe ndi mu rusengero. Ibyo byose bikamuremamwo kwizera muri we, akumva afite icyizere cy'uko natajya mu misa cyangwa se mu materaniro kuri Noheli hari icyo azaba ahombye. Uko kwizera akakugira kandi bikamubera uko yizeye, yaba ageze mu nzu y'Imana akumva aranezerewe. Ariko nongera kuvuga ngo nkwifurije kuzahora mu nzu y'Imana, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Rero hano umwanditsi arandika aravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi kuduhamiriza uko ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Burya hari igihe twizera ibintu tukabyizereramo ariko nyamara tutabibona. Uyu mwanya twizera umwami Yesu, tukizera ko yavutse, tukizera ko yapfuye, tukizera ko yazutse, tukizera ko ari mu ijuru mu buryo bwa Se, ariko noneho nawe muri twe wigeze umurebesha amaso yacu, ariko tukabyizerera mu mitima yuko ibyo ngibyo tuvuga byabayeho, turabibyumva, turabyemera, turabyizera, tubihagararamo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nukumenye neza udashidikanya rwose yuko ibyiringirwa utagomba kubishidikanyaho. Nimba twiringira yuko ijuru ririho, ntugire gushidikanya muri wowe. Nubwo tugira byiringiro by'uko wapfuye azazuka, ntugire gushidikanya, kuko ibyo iyo umaze kubyizera, kwa kwizera kwawe kukurema mu izindi mbaraga, kukurema mu bundi butware, kukurema mu bundi bushobozi, kukurema mu ikindi cyubahiro cy'Imana gitandukanye n'icyuko waba wumva ibintu gusa ariko udahagaze mu kwizera. Haleluya. Kwizera kuduhamiriza neza
yuko iyo tuje imbere y'Imana bikaduhamiriza neza yuko iyo turambuye ibiganza tugatanga amaturo yacu hari aho yandikwa, biduhamiriza neza yuko uyu mwanya turi buze kujya ku igaburo ryera, yuko ari isezerano ry'Imana. Abasangiye na Yesu ntago twari kumwe, ariko ababitwigishije twarabyizeye yuko umwami Yesu asezera ku bigishwa be yarababwiye ngo mujye mubikora, mukora ibi ngibi kugira ngo munyubahe, munyubahishe, munyizere, kandi mujye munabikora kugira ngo munyibuke. Turabyizera, bituremamwo izindi mbaraga. Niyo mpamvu iyo tugiye kwegera igaburo ryera inshuro nyinshi turyegera twizeye ibisubizo, twizeye izindi mbaraga mu maraso no mu mubiri, kuko kwizera kuba kwamaze kuduhamiriza yuko ibyo twizera ari ukuri. Ibyo rero bituma twegera twumva neza. Ni nayo mpamvu iyo tumaze kubigira, yewe ukagira n'ubuza kujya ku igaburo, bimubera ikibazo kubera ko yamaze kwizera izindi mbaraga zigomba kumufasha cyangwa se zigomba kuva muri rya gaburo ryera. Bisobanuye iki rero? Kwizera ni ukumenya udashidikanya ibyiringirwa yuko bitazabura, bya bindi wizera, bya bindi wemera, bya bindi biriho. Ageze ku murongo wa gatatu ngo kwizera ni ukumenya yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nubwo twese nta wari uhari, nta n'uwigeze abibona Imana ibirema, ariko turabyizera, tukabikurura, tukabyakira, tukabirema muri twe. Kwizera rero bigatuma biduhamiriza ibyo ngibyo, kandi noneho bikanaduhamiriza yuko ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kuko uyu mwanya umuntu wese yabasha kumera nka Toma, kakubwira ati oya, ndemera ko ari umwami Yesu, nimbanza kureba koko za nkovu zo ku biganza bye, ndemera ko ari Yesu, yuko ari we, ariko mbaje kureba mu birenge bye, ndemera ko ari we, aravuga nkawe, arakora nkawe, ariko ndamwemera, ariko mbaje kureba ibi. Ariko noneho twe twizera tutanashingiye no kuri ibyo bimenyetso. Haleluya. Tukabyizera, tukizera izo mbaraga. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri kwizera kwacu kugomba gushingira muri bya bindi biri muri twe. Nimba rero kwizera kwawe kudafite cyo gushingiraho biragoye. Niyo mpamvu ngira ngo nkwibutse ibi bintu yuko kwizera kwawe kushingira cyane yuko n'ibyo ukora. Kera mugabo yigize kutubwira, nari ndi kumwe na madamu, none habona ni turi kunywa inzoga, aricaye, abantu banywa inzoga, aravuga ngo ari harya ngo mwebwe ngo muri abarokore. Nababwiye ni yego, kwizera icyo kwituzaniramo. Aranje aravuga ngo burya umugabo utanywa inzoga ameze nk'imbwa itamoka. Twicaye kubera iki? Ibyo nizeye ngomba no kwemera ingaruka zabyo. Iyo utabyemeye rero ntago wemera kwitwa imbwa. Bityo abantu benshi kubyo kwizera gushidikanwaho, kwizera kudafite gushingiye, iyo tugeze imbere y'ibyaha dukora ibyaha kugira ngo twirengere. Nibabona ntanywa inzoga, nibabona ntagenda nk'abandi bagabo, nibabona ntavuga nk'abandi bagabo, nibabona ntakora nk'abandi, nibabona, ariko kwizera kwacu kudashidikanya gutuma twemera no kwakira ingaruka zishobora kuva mu byo twizeye. Gaciro ukagatakaza, cyubahiro ukagitakaza, ukabundi kandi hari uwo wari uriwe. Icya kabiri nuko kwizera gutuma dushobora no kugera ku rupfu. Saduraka na Meshaki na Abedenego, nusoma muri Daniel 3 umurongo wa mbere ugakomeza, urasanga inkuru za Saduraka na Meshaki na Abedenego. Kubera ibyo bizeye, ibyo bemera, byatumye umwami ababwira ngo nimudapfukama ngo mundamye turabajugunya mu itano ry'umuriro. Ariko kubera ibyo bizeye bahangara gusubiza umwami bati, naho Imana yacu itadukiza, ariko nta mpamvu yo kugusubiza ibi. Ikigeretse kuri ibyo, nta n'impamvu yo gupfukamira ikigirwamana cyawe. Nubwo twizera ko Imana yadukiza, ibyo bizeye bemera ndetse yuko bishobora no kubageza mu rupfu. Nubwo Imana ihari igira gute ikora imirimo. Kwizera kwawe kugomba no guhagarara
n'imbere y'urupfu kandi urureba. Ariko uyu mwanya ushobora kubwira umuntu uti kwizera, inzoga gusa zihindura umuntu kwizera, icyubahiro gusa kigahindura umuntu kwizera, uri we bikaguhindurira ibyo wizeye, kuko hari imbaraga z'abantu zigutumiriye. Ariko Sadraka na Meshaki na Abedenego, itanura ry'umuriro ntiryatuma bava mu byo bizeye. Itorero ry'Imana, bene data nshuti z'umusaraba dusangira urugendo, ndabifuriza kumera nka Sadraka na Meshaki na Abedenego. Nubwo urupfu rwari rubasatiriye, itanura ry'umuriro ryari basatiriye, ariko ntibakanzwe n'ibyo. Kuki abarokore bakangwa n'abantu bagenzi babo? Twigize kuba igihe kimwe twicaye mu birori mu nama z'abayobozi, noneho umuyobozi banywa inzoga, barangije noneho umuntu umwe narinzi w'umupastori, mbona kubise cya mitsingi, ndabaza se bigenze bite? Aravuga ngo urabona, reba abantu baravuga ngo iki, bise biragenda bite, birakorwa bite. Cya kindi cya mbere arakimara, yikubita icya kabiri. Kubera iki? Kuko amaso amugose kandi yambaye neza, ari umuyobozi, baratekereza iki? Ariko ndamubwira ngo hoya, byo ntabwo ari byo. Ariko arambwira ngo ya, ngo ariko iwacu ntibanazibuza, iyo ureka se ukajya kuzigurira. Ariko kwizera kwe ntago kwari guhamye. Niyo mpamvu ngira ngo mubwire ngo niyo byaba ari ukugera ku rupfu, ese kwizera kwawe gushobora kwemera kwinjira cyangwa wateshuka? Sadraka na Meshaki na Abedenego ntago bateshutse. Kwizera kwawe kugomba gutuma ureba ibiri kure, iby'abandi batabona, ukumva iby'abandi batumva, kuko wizera ko hari Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ukizera ko hari Imana ivuga, ukizera ko hari Imana ireba, kandi ireba n'imbere y'abo bayobozi, Imana ireba n'imbere y'abo banyacyubahiro, Imana ireba n'imbere y'abanyagaciro. Imana twizeye, jambo ry'Imana tuvuga ngo kwizera ni ukumenye neza udashidikanya, kandi ko kwizera kwawe no kumenya neza udashidikanya bishobora no gutuma wemera no kwinjira mu ngaruka z'uko kwizera kwawe, ukitegura kuba muri ubwo buzima. Bityo rero kwizera kwawe kugomba kuba kurema amateka. Nimba ufite kwizera k'umugenzi ujya mu ijuru, ugomba gucreate amateka, karema ubundi buzima, karema ikindi kintu. Nuza gusoma ijambo ry'Imana uraza kubona inkuru za Yosuwa kubera kwizera kwe kwari guhamye, kwari gushikamye, ahindura amateka y'isi. Imana yaravuze ngo ijuru ribeho, umucyo ubeho. Imana iravuga ngo n'umwijima nawe ubeho, abantu bagira amanywa, abantu bagira nijoro. Ariko bigeze kuri Yosuwa, kwizera kwe kuramubwira ngo kugeza igihe ndiburangiriza urugamba, wazubawe gumaho waruri. Kwizera kurema, kwizera guhindura, kwizera kuzana ayandi mateka muri wowe. Wakweziwe hagarara kugeza igihe. Bityo ijambo ry'Imana rirambwira ngo nta munsi, nta n'amasaha, nta n'ikindi gihe kigize kibaho nk'icyo ngicyo. Kwizera tudashidikanya yuko Imana twizeye ari Imana ikomeye, ari n'Imana ibasha kugira ibyirema. Kwizera guhindura, kwizera kudashidikanywaho, kwizera kurema ibyiringiro, kwizera kurema imbaraga, kwizera kurema amateka y'ubuzima bushyashya mu bugingo bwacu. Bityo nuza gusoma muri Yosuwa ibice 10:12 kugeza kuri 15, ariko nuza gusoma neza izo nkuru zo muri Yosuwa 10, uraza kubibona neza, uraza kumva uburyo ki isi yahindutse, amateka agahinduka kubera kwizera kwa Yosuwa. Kwizera kwa Dawudi kwatumye yemera guhangana, yemera kuvuga ngo, abwira Goliyati ngo waneranye icumu n'amacumu n'uducumu, waneranye ingabo zikomeye, ariko ngenda gutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Iyo wasuzuguye umunsi ngo kandi irakungabiza
guca igihanga. Abasirikare batojwe iby'urugamba, bazi ibyo kurasa, bazi ibyo kumasha, bazi buri kimwe cyose, barabona Goliyati bakiruka. Ariko Dawudi wari ufite kwizera muri we, yumva agize ibyiringiro yuko kwizera kwe kudashidikanywaho. Arababwira ati uyu munsi ndaguca igihanga, maze uyu munsi biramenyekana yuko muri Isirayeli harimo Imana. Kwizera kwawe kugomba kuba kwizera gutuma utinyuka. Haleluya. Gutuma utinyuka igikomeye nubwo cyaba gihari, ariko kwizera kwawe kugatuma hari icyo uhangara. Nubwo bimeze gutyo, nubwo bikomeye, nubwo biruhishe, ariko kwizera kwawe kugomba kuba kugendana no guhamya imbaraga z'Imana. Nta mpamvu n'imwe yatuma uhindura kwizera kwawe ubusa kubera akantu gato. Kubera akantu gato kwizera kwawe kugahinduka. Kwizera kwawe, ibyo wizeye, ibyo wiringiye. Umuntu umwe kwizera kwe kwarahungabanye, guhunganyijwe n'umuyobozi. Buriya abayobozi hari igihe tutaba beza, n'abanyumva babyumve. Unuyambaraga neza, umwenda mwiza, akambara yikwije, ari umusekreteri ahantu, ariko umuyobozi aramubwira ati ngiye kukubona wambaye gutyo, byaba byiza uri umukobwa, umudamu, nimba ari umudamu, icyo gihe sinimubyibuka, ariko muzi ari umudamu. Cya kabiri, wambara neza ariko imyambaro wambara ntabwo ijyanye. Ngewe ibintu ni bibiri: kutazagaruka muri ofisi yanjye, cyangwa se ugahindura imyambarire. Ese mbura akazi cyangwa mpindura imyambarire? Haba ikibazo gikomeye. Ariko kwizera kwe kugira gushidikanwaho kuramubwira ngo ambara ibyo bose ashaka ko wambara, kandi uzakomeza ubu murokore. Habaye ibintu bibiri. Icya mbere ni uko byabaye ngombwa yuko nahindura imyambarire biramusaba ko ahindura itorero. Icyo yakoze ni iki? Kuko kwizera kwe yasanze ibyiringiro by'abishyize mu muyobozi, ahitamo kuvuga ngo nzakomeza nsenge, ariko reka mpindure imyambarire. Umunsi wa mbere yaje yambaye kabisa, yadodesheje rwose utuntu twiza tugera ahantu heza. Noneho barangije baramubwira ati ntureba kare kose. Ariko igisubizo ni uko ahindura itorero. Icya kabiri, kwizera kwe gushidikanijweho. Imana yaremye uwo muyobozi, naramubwiye ni kuki ucika intege imbere y'umuyobozi. Arambwira ati mbura akazi. Ndamubwira wagahawe nande? Si niwe wakaguhaye? Oya. Ariko urumva amaze kuza yarantegetse, kandi urumva na umuyobozi uzamara igihe. Kwizera kwawe ntago kugomba kuvanwaho nuko umuyobozi yavuze. Umuyobozi umwe baramubwira turamenye ibintu byawe by'uburokore uri kuzana, ariko kwizera kwe kuramubwira ngo mbere yuko utangira akazi iminota 30 ntugahugire umuturage wakira, funga biro usenga Imana. Barabimenyera, yitwa pasiteri itari n'umupasitori, ariko kuko kwizera kwe kwaramubwiye ngo ntacyo nakora njyenyine ntafashijwe n'Imana. Kandi byatumye muri manda ze zose yakoze mu buyobozi azisoza neza, kuko kwizera kwe kwashingiye mu byo yizera atabishidikanyaho. Barukore inshuti zanjye, bagenzi dusangiye urugendo, kwizera kwawe nikugomba guhindurwa nuko Jean Baptiste yavuze. Ahubwo kwizera kwawe gushingire nkuko Saduraka na Meshaki na Abedenego babivuze, ngo kwizera kwacu kutwemeza neza yuko Imana ibasha kudukiza n'itanura ry'umuriro. Ariko kwizera kwacu ni guhungabanijwe nuko umuriro waka, biraza kuba ari ikibazo. Kwizera kwatumye Aburahamu atanga Isaka, kuko yizeye yuko bapfuye bazazuka, bituma yemera gutanga umwana we. Bityo Imana iramumusubiza kuko yagaragaje kwizera muri we. Nanjye najya nkwibutse kandi ngukangurire, nkubwira ngo kwizera kwawe ni gushikame kandi guhagarare ku ijambo ry'Imana. Muri uno mwaka tugiye kwinjiramo, muri uno mwaka tumaze gutangira nk'abakristo,
wa 23 twebwe turimo turanawukoreramo. Ndagira ngo ngukangurire kwinjirana mu kwizera kudashidikanwaho, kwinjirana mu kwizera kudahindura agakiza kawe, kuko hari uwavuze ukinjirana mu kwizera gatuma uhagarara ku byo wizeye utabishidikanyaho, uhagarara mu kwizera kwawe gushikamye, kuko nibwo kwizera kwawe kuzaguhamiriza kandi kuzatuma n'ubundi impanda y'Imana nivuga uzabwira ngo ngwino uwo data yahaye umugisha. Kwizera kudahindurwa nuko hari abantu bantumiye, kwizera kudahindurwa nuko hari abantu bameze gutya, kwizera kudahindurwa nuko abantu byagenze gutyo, ahubwo kwizera kwanjye nizeye kandi nzajyana no mu ijuru. Niyo mpamvu ngira ngo soze nkwibukira ijambo rivuga ngo twegere, rya jambo dusanga mu Baheburayo 10:22 kugeza kuri 24. Abaheburayo 10:22 tugeza ku 10 ari naryo jambo soherezaho. Twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, twizere tudashidikanya. Muzehe arabyibuka, ngira ngo na mama Diana arabyibuka, kwizera kwacu kwigize gushidikanwaho. Hano twagize abashyitsi bavuye Rukambura, baraye hano mu gitondo, abasirikare bagota hano bati turashaka intera hamwe zarayaha. Kwizera kwatumye bamwe babonye abasirikare bagusaha, abaraye mu rusengero bamwe barasimbutse bamanukira kwa Gakwaya, abandi baca hirya kuri garaje hari harangaye. Uwo babaje wese, abantu bose nibemere ko ari abayobozi, bagahita bavuga ngo hari undi muyobozi. So dusigara na muzehe, ngira ko icyo gihe turabwirana twebwe nta ntera hamwe. Bivuze iki rero? Kwizera guhinduka ngo nuko umuntu avuze ngo hano hari intera hamwe. Oya, kwizera ntitugomba kugushidikanyaho. Icyo gihe kwizera kwacu kwarahungabanye biraboneka. Ese kwizera kwawe winjiranye muri 2023, aho hagize ubaza ntiwagira ibyo wihakana? Sibyo bimwe tubona kuri za WhatsApp, umuntu yinjiye mu rusengero ngo ninde yarasa, akajya asohora umuntu akarasa hejuru, abantu bose bagahakana ngo barashutswe. Oya, kwizera kwanjye kugomba kuba kwiteguye no kwinjira mu rupfu. Kwizera kwanjye kugomba kuba kwiteguye no guhagarara mu kuri kw'ibyo nizeye. Niyo mpamvu hano bavuze ngo kudashidikanya, ngo imitima yacu iminjirwe mu ifu, gukurwamo kwimenya kw'ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza, dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega. Wagize kunyeganyega muri 2022, injira muri 2023 ufite kwizera kutanyeganyega. Haleluya. Kwizera kudashidikanwa ngo nuko inzara yaje, kwizera kutanyeganyega ngo nuko ubushomeri bwaje, kwizera kutanyeganyega ngo nuko kwambara ubusa kwaje, kwizera kutanyeganyezwa nuko abana babirukanye mu ishuri, kwizera kutanyeganyezwa nuko nyirinzu yateyemo, kwizera kutanyeganyezwa nuko ubona imbere yawe hari imisozi, ariko umugaragu w'Imana aravuga ngo wa misozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye? Ningwa sinzarambarara nzabyuka. Ntunyishime hejuru rero. Kwizera kwawe winjirana kube kwizera gufite byiringiro bitanyeganyega, ngo kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa. Kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Nimba hari icyo wakoze kitabaye icyo gutera ishyaka mwene so, injira 2023 utera ishyaka mwene so, wicika intege, ntusubire inyuma. Jambo ry'Imana rivuga ngo ababiri barutumwe, kuko iyo umwe aguye undi aramubyutsa, ngo ariko uguye ari wenyine ababonye ishyano. Reka twinjire 2023 duterana ishyaka ry'ibyiza. 2023 tuyinjiramo duterana ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza.
2023 ndakwifuriza kugira ishyaka rirema ubuhamya, rirema amateka mu muryango wawe, mu kazi kawe, mu itorero ryawe, mu buzima bwawe. Utangira watura ibintu bishya, urema ibintu bidasanzwe mu muryango wawe, urema ibintu bidasanzwe mu rusengero, urema ibintu bidasanzwe mu kazi kawe, urema ibintu bidasanzwe. Nubirema winjire mu mwaka wo kurema amateka kandi hahindura ubuzima. Ntucike intege, ntusubire inyuma, ahubwo ukomerere mu kwizera. Imana ikugire neza. 2023 ndakwifuza mu kwizera guhindura, kandi ukwizera kurema, ukwizera guhindura ubuzima. Haleluya. Niko mbifuriza torero ry'Imana. Niyo mpamvu nababwiye nti torero ry'Imana 2023 turimo twebwe nk'abametodiste, by'umwihariko nk'abanyetorero, reka tuwinjiranemo kurema kwizera kwacu kudashidikanwaho. Kwa kundi ijambo ryatubwiye ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringira udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Imana igukomeze, Imana iguha imbaraga. Aho watenebutse, aho wacitse intege, ndakwifuriza kwinjira mu buzima burema amateka. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, nyir'ubushobozi n'ubutware kandi data wa twese, twinjiye mu mwanya mwiza wo kwakira igaburo ryera, kandi tumaze no kubona ijambo yuko ijambo ryawe ibyo twizera ari byo kurema kandi tutabishidikanyaho. N'iri gaburo ryera rero ntago turishidikanyaho, ni umubiri wawe, ni umutsima Mwami Imana, ni amaraso yawe. Nyemera ngusabe kugira ngo byose bigire umumaro ku mitima yacu no ku bugingo bwacu no kuduha imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha nshuti zanjye, kandi muzagire umwaka mwiza.